ariko ikirenge kikakumva ko akabuye karimo kandi wambaye n'amasogisi. Buriya buzima ikirenge cyabuvanye he? Dukurikije ese ngira icyo mvuga, abantu mwese mujya mwumva utubuye duto nk'utwo mu nkweto zanyu muvuka mwahise mwambara inkweto? Siko mbyizeye, siko mbyibwira. Hari igihe cyabayeho mugenza ibirenge, mwagenjeje ibirenge mu mabuye manini, mwagenjeje ibirenge mu mucanga mucyo bita sable fin, mwagenjeje umucanga mu ibirenge mu mucanga munini cyo bita gros sable. Ibyo bintu byose n'amagravie mu masarabwayi mwagenzemo myaka myinshi, mwaranye amasoko menshi mugenza ibirenge, mwagiye mu biterane byinshi mugenza ibirenge, mwagenzeje ibirenge mu mabuye menshi rwose. Ariko nshuti yanjye, nukubera cyakabuye gato muri ino minsi kagera mu nkweto yawe kumva karakujanye. Igisubizo nuko ikirenge cyawe nubwo cyababajwe n'amabuye igihe kirekire, ariko ubu kimaze kumenyera kutayagenda. Haleluya. Niyo mpamvu kibajene, kikumva kiguwe nabi, ntikibona umutekano, ntikiguturize utarakavanamo. Ariko nk'umuntu ukoze ibyaha byinshi, akanywa inzoga nyinshi, agasambana kenshi, akiba henshi, akaraguza, agaterekera, akabandishwa, none se wambwira gute ukuntu ubwo buzima ubu muri ino minsi nubwo yanyura ahantu barimo koza ikidomoro cy'inzoga yumva ahumuriwe nabi? Mu kinyabupfura ntubavuga aranukiwe, yumva ahumuriwe nabi, yumva aguwe nabi. Umuntu amwiriye itara hafi aho ngaho bari kwa Gina toka Yesu we. Ibintu Imana ibihindura ite ku buryo umuntu mu minsi mike ibyamuryohera bimunukira? Haleluya. Iyo transformation kandi d'une façon interne ihinduka itimeze gute, ifite imbaraga zangana kugeza ubwo ibintu byaguhumuriraga bikunukira. Bino ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Michel Ziginshuti, dusanganywe ku Iyobokamana TV. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 18. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 18. Mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkugi imenetse ku byo kwizera. Muri abo ni Humenayo na Alexanderi, abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. Imana dufashe cyane. Uru rwandiko ruri mu nzandiko za gishumba Pawulo yandikiye Timoteyo. Izi za gishumba rero zikaba yararwandikiye Timoteyo na Tito na Filimoni, akaba n'izindi yandikiye amatorero, zose hamwe zikaba zitwa inzandiko 13 za Pawulo, 13 epîtres pauliniennes. Uru rero rwandikiye Timoteyo amwihanangiriza. Uyu munsi mfite umutwe w'amagambo uvuga ngo gutunga umutima uticira urubanza. Yaramwandikira ngo mwana wanjye Timoteyo, nkwandikiye nkwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ufite kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Urumva ko yari ashingiye ku buhanuzi bwa kera bwahanuye ibya Timoteyo. Amateka ya Timoteyo mu nzandiko za Pawulo agaragaza ko Pawulo yari afite ubuhanuzi kuri Timoteyo mbere y'uko anavuka. Ibyo tubisanga mu magambo yavuze, agera nubwo amuvugaho nyirakuru Loisi na nyina witwa Unike.
aravuga ati none kwizera kwawe nkumvaho ubu kandi kwamamaye kwakwiriye hose nuko najyaga numva no kuri nyokuru Loisi na nyoko Unike. Bivuga ko Pawulo azi byinshi kuri Timoteyo mbere y'uko aho abereyeho akavuka agakura. Pawulo amubyaza ubutumwa, avuga ko umwana yibyereje ubutumwa mu mibabaro ye no mu ngoyi ze. Ntabwo navuga amateka yabo cyane, ni maremare, wongera kuyabona mu gice cye cya nyuma gisezera, aricyo gice cya 6, aho amubwira ngo agire umwete wo kuza aho ari, vuba, ngo uko runaka baragiye badema n'abandi akabarondora, atugira umwete wo kuza aho undi. Yamubwira ijambo ryitwa umutima utica urubanza tugiye kuganiraho. Ubundi umuntu uko aremye mu ngingo zimugize no mu nyama zimugize, iyo tuvuze ingingo byo mu Gifaransa organe, hari ingingo z'inyuma z'umubiri zigaragara, ariko hakaba n'ibice by'umubiri bimugize by'inyama zo mu nda bifite ibyo bishinzwe gukora. Ibihaha bifite inshingano zabyo uko ari 2, impyiko zifite inshingano zazo, imyijima, impindura, igifu, za apandise, za pancreas, n'ubwo bituwa gashya mu Kinyarwanda. Izo nyama zose zifite umurimo zishinzwe. Umutima nawo mu buzima bw'umuntu ufite umurimo ushinzwe, ariko hari icyo Imana yawuvuzeho, hari icyo Imana yavuze ku mutima. Haba muri Yeremiya 17, haba mu Migani 18, haba muri Yesaya 66, aho hose ivuga ku mutima. Byose tubihurize ku ijambo rivuga ngo mu mutima wawe urinde kuruta byose birindwa. Tubihurize mu ijambo rivuga ngo mu mutima w'umuntu nimwo nzatura. Yesaya 66 itangira ivuga ngo ijuru ntebe yanjye, isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye, ubwo se muzanyubakira nzu ki, cyangwa aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Ko byose ukuboko ngere kuko babirimo. Ariko dore umuntu nitaho n'umukene ufite umutima umenetse. Ijambo umutima ugasanga aragaruka kenshi. Umutima w'umuntu nubwo n'ibindi byaremwe biwugira, ndavuga inyamaswa, zaba izigenda ku maguru ane quadruped, zaba izikururuka, byaba ibiguruka mu kirere, nabyo birawugira. Ariko umutima w'umuntu niwe Imana yafashe nka habitation, yufata nk'ahantu h'ubuturo bwayo. Petero 2 igice cya 2 naho harabivuga. Uyu mutima waremanywe imikorere 3, ndavuga uw'umuntu, indi twayihoreye. Fonctionnement imikorere 3 yitwa umutima nama, ariyo conscience, yitwa umutima ukurega iyo ukoze ikibi, ari byo remords cyangwa se culpabilité, n'umutima utagucira urubanza byo bita innocence cyangwa integrité. Iyo umuntu yiyiziho ku mutima utamurega ikibi, Pawulo abyandika ngo ni intwaro, ubwabyo ni intwaro. Iyo umutima utarega umuntu ikibi ngo ni intwaro, kandi umukristo agomba kuhora yambaye. Iyo mikorere uko ari 3 rero ikorana isimburana, birasimburana. Umutima uhana urabanza kukugira inama, autrement umutima nama urabanza kuguhana. Iyo wumviye ibyo guhana ntubikore, utunga umutima utagucira urubanza. Iyo wumviye ibyo guhana, iyo uguye mu byo waguhanye ukabikora, umutima urakurega. Nibyo culpabilité cyangwa se remords. Iyo mikorere uko ari 3 ituma umutima w'umuntu wese uzashyirwa mu rubanza. Tubisanga mu Baroma
ibice 12 tubasome mwumve umurongo igice cya mbere umurongo 12, igice cya mbere umurongo 12 cy'Abaroma, igice cya kabiri umurongo 12, igice cya kabiri umurongo 12 haravuga ngo abakoze ibyaha bose baza amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, ariko abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko, kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n'imitima ihana ibabwiriza. Iyo mitima ihana ibabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura, kandi nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu w'iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Ahangaha Pawulo arereka Abaroma ko nubwo umuntu yaba nta mategeko azi, umuntu akavuga ngo nta mategeko azi, ngo ntabwo nari nabimenye, iki ngiki ntabwo kimubuza kujya mu rubanza, nta nubwo kimubuza guhanwa. No, uwakoze ibyaha avuga ngo ntayazi azahanishwa ko atumviye umutimanama, umutima uhana. Uwakoze ibyaha ayazi azahanirwa ko atayumviye. Aha rero murumva mwese abaneze amatwi ko nta muntu n'umwe uzaba justifiye ngo atsindishijwe nuko ataraza amategeko. Oya, kuko umutima uhana ubwawo urahagije ku muntu. Niyo mpamvu ndabyibuka Yoweri arabihanura na Yesaya, bombi barabihanuye, bombi bahuriye ku ijambo ryitwa nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye, mbashyire mu mutima woroshye umeze nk'inyama, nkura amategeko yanjye ku bisate by'amabuye nshyire mu mitima yabo, kuva uwo munsi bazitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Arakomeza aravuga ngo abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko kandi batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, kuko ngo imitima yabo ifatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Pawulo aravuga ngo ibyo rero umutima wakureze nibyo Imana izaheraho ku murongo wa 16, nibyo Imana izashingiraho, nibyo Imana izatangaho umugabo ku munsi wo gucira abantu w'iteka. Nshuti zanjye bene data, aha nagira ngo ijambo turyifashishe dusobanura amagambo mukunda gusanga muri Yohana igice cya 3 umurongo 16 n'uwa 36, ahavuga ngo uwizera uwo mwana ntateka azacirwaho, ariko utamwizera we uba amaze kurecirwaho. Yesu adufashe cyane. Umutimanama umutima uhana ukorera mu muntu, utegurira umuntu gukora ibyiza, atabyumvira umutima ukamurega, yabyumvira ntumurege, aricyo kitwita umutima utagucira urubanza. Ibi rero uko ari bitatu, uko tubyumvise bikorera mu muntu, nibyo bihesha umuntu gukiranuka, haba hafi aho abantu bareba, haba n'aho abantu batareba, haba kure y'iwabo, kure y'itorero rye, kure y'abayobozi, haba mu mucyo no mu mwijima, haba mu Rwanda no mu mahanga. Umukiranutsi agomba gukiranuka ari hafi y'iwabo cyangwa ari kure y'iwabo, ari hafi y'abo basengana cyangwa adahari, mu mwijima cyangwa ku manywa, umukiranutsi agomba gukiranuka. Imana nishimwe cyane. Aha ndashaka gutanga ingero kuri iki kintu cy'umutima ukurega n'utakurega, umutima uticira urubanza. Iyo umuntu yanduye, usanze umuntu yanduye, ntabwo wahita uvuga ngo uyu muntu ni umunyamwanda. Ibyo byombi biratandukanye. Kugira umwanda no kuba umunyamwanda ni amagambo adafite aho ahuriye, kuko umuntu ashobora gukora ibintu bituma ushobora gusanga asa nabi,
ngiye kubaha urugero. Niba umuntu yabyutse mu gitondo agakora imirimo wenda yo mu cyarire, mu mase, gukuka, kukura, kuyora ivu, yarangiza akajya gukura ibijumba mu rutoki cyangwa mu murima iyo bihinze, yava yagakora ibindi bintu byose bituma yandura, byose bituma asa nabi. Ntibivuze ko uyu muntu agira umwanda, ahubwo yakoze ibintu byatumye yandura. Niyo mpamvu mu kinyabupfura bene uwo muntu iyo wamusangaga mu rugo umwishimira kwishimiye, niyo mwashakaga guhoberana kuramukanya, yazaga kwishimira ariko akakubwira ko asa nabi, akaguha ibice bimwe by'amaboko ye bitanduye, akaguha nko haruguru y'inkokora gusubira haruguru gutya, akakwima ahangaha handuye. Hakaba nijya akubwira ati burese nimara gukaraba turaramukanya, kandi kuko yava koga maze gukaraba yisiza ahinduye imyenda, nashaka mukujya mukaramukanya nk'abantu bakumburanye, nk'inshuti, nk'abavandimwe. Icyo gihita kikwereka ko uyu muntu wasanze afite umwanda ariko si umunyamwanda, nicyo bivuze. Nyamara umunyamwanda we ikimukubwira noneho ntanaterwa n'isoni z'uko asa, nta nubwo atinya kwanduza abandi, kandi uwo mwanda ntajya wikuraho, ahubwo aba afite uw'ikirarane wa none uba wagiye ku w'ejo uri ku w'ejo ubundi, uw'uku kwezi uri kwashize, umwanda w'uyu mwaka uri ku wundi mwanda 2019 no 2020 gutyo. Ntabwo yakubwira ngo umwanda uriho n'uw'amezi aya cyangwa imyaka iyi. Nicyo bisobanuye. Iyo rero umukristo adatunga umutima nk'uwo umenya ikibi, ntatunga umutima umuhana ku kibi, akenshi agira ibintu bimwanduza byinshi, kandi banjurwa na kimwe n'ikindi gikurikiraho, n'ikindi kikazakurikiraho, ukazasanga umuntu yagize imyanda myinshi asigaye ari umunyamwanda. Nibwo muzabona abantu bamenyera ibibi, ugasanga umuntu yamenyereye kubeshya, ugasanga umuntu yamenyereye kuriganya, kwambura, umuntu amenyereye ibintu bibi. Ibyo umuntu agenda amenyera biba biterwa n'uko hari ikibi cya mbere yemereye, nticyamucira urubanza, nticyamubuza. Ndashaka kujya gutanga urundi rugero rwa kabiri mvuye ku kira cy'umwanda, urugero rw'ivunja. Ivunja iyo ryinjira umuntu, ivunja gutwara akantu kakabara gasa kwinjira mu muntu, wenda yigenza ahantu hari imikungugu, sindamenye imvunja niba ari ikintu cya bwoko kisi, niba ari dusimba nyabaki. None ivunja rikinjira mu muntu, arakavunja kamwe kakinjira ari gato, iyo karimo kujyamo nibwo wumva kakuryaryata, ukumva wahashima. Ushobora kugira amahirwe kagatangira kukurya, ukahita ugafatira ku mubiri, karimo kwinjira ukakavanamo, niba kakwinjira ari ku manywa uri maso. Ariko akenshi imvunja zinjira nijoro, naho ku manywa abantu bashobora kwikuraho. Kakurya rero iyo kakirimo kwinjira, kagishaka ahantu ho kuba, reka mvuge ngo kagisiza, kagicukura, kagishaka ahantu ho kuba, nibwo uribwa. Ariko iyo kagezemo iryo joro, ushobora no kurara udasinziriye, ukuba ikirenge ku gitanda hariya mu bugi bw'igitanda, imvunja ikakuzonga, kuko ikirimwe kakuzonga, ugasaba umuntu wayigukiza, ukabwira umudamu kuba bafite babara, ugerageza umpandure, ati se ndavanaho igikwaswa n'igikwaswa tugira, se ndaguhanduza iki, uruhindu se tuyatuboha, ugasanga umusimasi wayikura muri kada, ibintu bigasubirana. Bivuga ngo iyi mvunja irimo kubuza amahoro, nuko ikirimwe, kandi nayo nuyihorera ijoro, ukayireka iry'ejo, irya gatatu ntizakurya. Ahandi baza ngo se kurya ku munsi wa gatatu kitazakurya, ntizaba itakiryana kuko itagisiza, yamaze kubona ahantu ho kuba hayikwiriye. Impamvu ya kabiri ni uko ari wowe utacyumva uburibwe, kuko umaze kumetiriza uburibwe. Uko niko icyaha kikiza mu buzima bw'umukristo nyawe muzima, kiramurya
kiramurya kikamubuza amahoro. Uyu munsi nabeshye kandi sinzi ukuntu byaje. Buriya nabeshye gute? Byaje gute kubeshya ngo ndahana atariho ndi? Byaje gute kubeshya umuntu ngo ndaje kandi singeyo? Byaje gute kubeshya umuntu ngo nampa amafaranga napfushije umuntu kandi ntawe napfushije? Harababeshya. Hari umuntu watse amafaranga ahantu avuga ko apfushije se kandi se ariho. Rubanda rurahangara. Ibyo bintu rero umuntu iyo arimo kubyibaza bimurya. Niyo mpamvu bakristo muteze amatwi ijambo ry'Imana uba ugomba kubyaturira aho bikuririye. Niko kwihandura. Mpamagara wature, shaka umupasiteri, shaka umushumba umwaturire, shaka umuntu wature icyo kintu kiveho. Na mwene so wabikora kumwizerwa musanzwe mubana, ariko uzi uburyo yabika ibanga ry'ibyawe. Atura ukiri icyo cyago, ukiri iryo vunja. Niba wanze kikamara icyumweru, kirahamagarana n'ibindi kibibwire ngo nabonye umuntu hano ninjira mu ntanyeganyege. Bivuga yamvunje imwe, iyo ibonye nta kibazo ikabona ntacyo yitwaye, ikabona nta kwirukana, ikabona no kuribwa usa n'ubimenyereye, ihamagara izindi. Nibwo uzasanga hariya mu mano hari nka 75, mu Gatsinsino hari 3, hirya hari izindi. Icyo gihe rero ntabwo umuntu aba acyumva uburibwe bw'imvunja, ntibibaho. Nubwo hagira yinjira mu zindi nyinshi, ntabwo wakumva kubera ko izo zose zinjiye zikurya ugeze mu metrize iki uburibwe, douleur. Mutima w'umukristo ukwiriye kuribwa, umutima w'umukristo ukwiye kubabara, umutima w'umukristo ukwiye kuba gene, ukumva wabaye ambete, ukumva ntuguwe neza, ukumva wabangamiwe n'icyaha. Imana bageze cyane bateze amatwi ijambo ry'Imana. Urugero rwa kabiri ni urugero narwo natekereje Imana yampaye rw'abantu bambara inkweto zifunze. Wenda abagore bo ntabwo izabakora kwambara zifunze cyane, ariko nubwo bazambara sinzi ko hari ibiri yageramo kubera ukuntu zaba ari ndende. Ariko nkamwe abagabo nanjye ubwo ndimo, hari igihe tuba turimo kugenda inkweto zikajabura akabuye gato cyane, gato rwose, ku rugero wenda rw'umuceri cyangwa agace k'umuceri. Umuceri nawe ureba ko umuceri ungana uciyemo kabiri. Akabuye nkako ugasanga ikirenge kirakumvise ko karimo. N'ijisho ubwaryo ntiryakabona hasi, ariko ikirenge kikakumva ko akabuye karimo kandi wambaye n'amasogisi. Buriya buzima ikirenge cyabuvanye he? Dukurikije ese ngira icyo mvuga. Abantu mwese mujya mwumva utubuye duto nk'utwo mu nkweto zanyu muvuka mwahise mwambara inkweto. Siko mbyizeye, siko mbyibwira. Hari igihe cyabayeho mugenza ibirenge, mwagenjeje ibirenge mu mabuye manini, mwagenjeje ibirenge mu mucanga muto cyo bita sable fin, mwagenjeje umucanga mu ibirenge mu mucanga munini cyo bita gros sable. Ibyo bintu byose n'amagravier mu masarabwayi mwagenzemo myaka myinshi, mwaranye amasoko menshi mugenza ibirenge, mwagiye mu biterane byinshi mugenza ibirenge, mwagenzeje ibirenge mu mabuye menshi rwose. Ariko nshuti yanjye, ni ukubera iki akabuye gato muri ino minsi kagera mu nkweto yawe kumva karakujanye? Igisubizo ni uko ikirenge cyawe nubwo cyababajwe n'amabuye igihe kirekire, ariko ubu kimaze kumenyera kutayagenda. Haleluya. Niyo mpamvu kiba jene, kikumva kiguwe nabi, ntikibona umutekano, ntikiguturize utarakavanamo. Gasanga nubwo mwari mugenda muri abagabo nka 2 cyangwa 3, uwo mwanya urahagaze. Niba ari mutuzi imishumi urayifunguye, ukavanyemo ubika inkweto uyikunkumura, ukajya no guhuha mofu ngo kavemo, ukajya ngo uravana mu menshi kandi ariko kakuzongereje. Rero urugero rubereka yuko ubukristo ntabwo twabuvukanye n'ibyo kuze. Hari n'abakoze ibyaha byinshi, hari n'abavutse nyine bakizwa, hari abana batoya batazi ibyaha byinshi muri iyi si. Ariko nk'umuntu ukoze ibyaha byinshi, akanywa inzoga nyinshi, agasambana kenshi, akiba henshi,
akaraguza agaterekera akabandishwa. None se wambwa gute ukuntu ubwo buzima ubu muri ino minsi nubwo yanyura ahantu barimo koza ikidomoro cy'inzoga yumva ahumuriwe nabi, mu kinyabupfura ntubavuga ngo aranukiwe, yumva ahumuriwe nabi, yumva aguwe nabi, umuntu amwiriye itara hafi aho ngaho bari kwa jinatoka Yesu we. Ibintu Imana ibihindura ite ku buryo umuntu mu minsi mike ibyamuryohera bimunukira. Haleluya. Iyo transformation kandi d'une façon interne ihinduka itimeze gute, ifite imbaraga zangana kugeza ubwo ibintu byaguhumuriraga bikunukira. Bino ni ubukristo. Ubukristo rero ni ubuzima. Kuba umukristo ni ubuzima bugomba guterwa bukamenya ko bwatewe, bwaba yatake. Umwami dufashe cyane. Ubukristo ni ubuzima bugomba kumenya ngo bwatewe bukirinda. Umwami wacu ashimwe, ashimwe. Ngeze ahantu ku kintu cyitwa igitotsi. Ubwo ni urugero rwa kane mu ngero zigenda n'izinyigisho. Igitotsi ntabwo mvuga igitotsi cyo mu jisho, ndavuga igitotsi cyo mu mata. Amata agaragaza igitotsi cyane, akantu kose kaguyemo gato amata akagaragaza. Burya nta yindi mpamvu nuko amata yera. Nuko amata yera. Kira gitotsi kimwe mu gukurikirana mu mata, buri giye mu kigage cyangwa mu bushera wasanga harimo ibitotsi byinshi bitamenyekana. Kubera ko ikigage giteye. Imiterere y'ikigage nuko kiremye, nuko cyengwa, nuko gishigishwa. Imiterere y'ikigage iracyemera gutokorwa n'ibitotsi byinshi, inshishi nyinshi, n'inozi nyinshi, n'ibiswa nyinshi. Bishobora kujyamo mu mbabara bamwe ikigage n'abagikunda. Sindimo gupfobya ikinyobwa cyanyu, ahubwo ndashaka kubumvisha ko uko giteye ntibyoroshye kukimenyamwo ibitotsi. Niyo mpamvu muzabona rero umukristo akantu kose kamuguyeho cyangwa kamutokoreje kagaragara cyane. Ibi bintu uko ari bine biravuga yuko umukristo, umukiranutsi akwiriye kwirinda cyane ikintu cyose cyatuma umutima we umureka. Akagira ubuzima butuma umutima we utamureka. Iyo hari ikintu kibaye umutima ni ubizi. Ndashaka kubabwira iki? Ndashaka kubabwira ko buriya umutima urega kuruta abandi, umutima urega kuruta rubanda, umutima uca urubanza kuruta abacamanza, umutima ushinja kuruta abagenzacyaha, umutima ushinja kuruta ibintu byose. Umutima. Niyo mpamvu uwandikiye Abaheburayo yababwiye ngo niba imitima itabacira urubanza muratinyuka. Imitima nitabacira urubanza muratinyuka. Imitima itaducira urubanza turatinyuka. Ndashaka kugera ku ngero ziri biologike, ingero z'imikorere y'umubiri nanone, cyane cyane mvuga ku byo bita inzungano cyangwa se urwungano. Ziri ukwinshi, hari izo bita imyakura, hari izo bita nyiribakwe, hari izo bita myororokero. Ibyo byose njye ndivugira cyane kuri ibi ngibi, imyakura, ibi ngibi bitera ubukirigitwa, ibi ngibi bitera guseka, ibi ngibi bitera kwikanga. Ibi bintu byose bita système nerveux ni karemano ku muntu, kandi bikora mu buryo bwinshi. Iyo mpamvu mubona umuntu yikanga ikintu kandi we nta n'igihari, hakaba ibintu uvuze wabivuga umuntu aguteze amatwi uwo mwanya agasesura umeza ku mubiri, hakaba ibindi uvuze utaha cyangwa se muri muganira ibintu akavuga ngo numvise umubiri umvuyeho. Ibyo byose nibigaragaza ko umuntu arema mu icyo kintu cyo kumva ari jene. Umuntu arema mu icyo kintu cyo kumva yikanga, umubiri we ukirinda. Buriya ni uburyo umubiri wirinda. Bene data bashiki banjye, nibwo buryo umubiri wirinda. Inka ku bantu baragiye inka, babaye mu nka, iyo uzayirebe hari ahantu igice kimwe cy'umubiri wayo, ubwo ndavuga ku ruhu,
ujya kubona ukabona uruhu ruranyeganyeze ntinyeganyege yose ntirunyeganyege rwose, ahubwo hakanyeganyega igice kimwe cy'uruhu. harya ahantu hanyeganyeze haba hayiriye nk'uko we wishima. ikindi ni ahantu haba hikanze ko hari ikintu kihaguye. umuntu ubona we aremwa atyo kugira ngo muri we yikontorore. niyo mpamvu ubona ushobora kuri mugenda umuntu akaguturuka inyuma yomboka rwose ngo akugereho, akugwe gituma gufate mu ijosi, akomboka mu buryo bwose bushoboka, ariko ukamwumva. yagera hariho distance ageramo ugatangira kumva ko hari umuntu kwegera byanga bikunda, nubwo haba hatabona uhita ubyumva ko hari umuntu kwegereye. niyo mpamvu abantu bakuru hari ibyo bazi byitwa kwikanga kandi ntacyo ubonye. kwikanga ntacyo ubonye, naho kumbe ni umubiri urimo gukontorora milieu cyangwa se gukontorora entourage, ibigukikije hafi aho ngaho. umubiri ukabikontorora, umubiri wawe ugakontorora ikiraho hafi. umukristo akwiye gukontorora icyaha, akamenya ngo kiri hafi, akamenya ngo kirenda kongeraho, akamenya ahantu ashobora kujya kikabaho. bene data, mujye mwirinda, nimwumvira neza umutima. ndabizi ko hari ibintu mutazagwamo. nimwumvira umutima hari ibyo mutazagwamo rwose. reka nsoze nsoma urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 11. urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 30 n'uwa 31. duhere ku 28 nibwo ijambo ngiye gusoma muryumva neza. nuko umuntu yinire yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri iki gikombe, kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi aba anywereye kwishyira gucirwaho iteka. ndetse n'icyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. 32. nyamara iyo ducira urubanza n'umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Imana ishimwe cyane. iyo ducira urubanza n'umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwa urubanza hamwe n'ab'isi. umwami atugiriye neza. buriya umwami wacu, iyo turimo kumva ducirwa urubanza mu mutima, buriya buzima ni ubuzima Yesu yaduhitiyemo kugira ngo biturinde kuzacirwa urubanza hamwe n'ab'isi. ruriya rubanza ujya wiyumvamo, wakora akantu gato kanyuranyije n'ubushake bw'Imana ukumva urubanza. birya ni Yesu ubikorera mu mitima yacu kugira ngo ibyacu bitungane tukiri hano, bitazadushyira mu rubanza hamwe n'ab'isi. umwami adufashe cyane. umwami wacu abikora kuriya ngo tutazacirwa urubanza hamwe n'ab'isi. rero Imana iguhe gutunga umutima uguhana. nuramuka ugize akantu ukora umutima kakubujije, ugucira urubanza ukurege. buryo n'ubuzima bw'umukristo ugatunganye, biguheshe gusigarana utakurega ikibi. Imana ibagire neza kandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, twumvise ijambo ryawe ryitwa gutunga umutima uticira urubanza, kandi twumvise imikorere itatu umutima w'umuntu ukoresha. ndagusabye kugira ngo ubwoko bwawe bari bateze amatwi ijambo ryawe, ubahe kumvira umutima, ubahana, ubagira inama, kandi ubacira urubanza bitunganye, kugira ngo tubeho mu buzima bufite umutima utaturega ikibi. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo hariho benshi muri no minsi bawuretse, none babaye nk'inkugi imenetse. ndagusabye ngo turinde, uduhe gutunga imitima mizima izi kumenya ikibi kikiri kure. urakoze kubyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. mwari kumwe na Pastor Michel Zigirinshuti. reka mbahe nimero ku bantu bajya bazikenera cyangwa bazifuza: 0788 47 00 65. ndasubiramo: 0788 47 00 65. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.